ese koko ibi ni bya bindi bajya bavuga ngo urugo rubi rurutwa na gereza? urumva ari ibintu birenze kuba nafashe amafaranga yawe nkayakoresha. ese kuba umugore akurusha amafaranga bisobanuye ko asuzugura umuryango wawe? Umukazana yasuzuguye nyirabukwe none muviremo gupfa, ariko umusore yabuze amahitamo. Intimba Series. nta muntu ujya umenyera wambura uburu. Ni filime nziza cyane irimo abasitari bano mu Rwanda ndetse n'abadiaspora. Iyi filime izagica kuri Begin TV kuva ku wa mbere, ku wa gatatu ndetse no ku wa gatanu. Mwicikwa ni muze tuyitangiranye kuko iraryoshye sana. Ya flash urayifite? Iri mu rugo irabitse. N'iki? Ndashaka kuyitanga. Flash? Yego nyine ya original imwe naguhaye ngo ujye kumbikira yime ndashaka kuyitanga. Mbese urashaka kuyihanda? Havuka yaje kwireba ari hariya. Ako birasa. Ko usigaye wizera abantu cyane ugakabye. Avuka ejo muri somuhaye kopi yayo. Original irayishakira iki? Nise ko wambwiye ibibazo yahuye nabyo. Kwa bajura baramwibye, bamwe ibisakoshi, flash barayitwara, amadosiye y'urubanza n'icyo byose barabitwara. Ni ukuvuga ngo rero yambwiye yuko bibaye byiza yabona original ko akora original ngo niyo y'ingenzi burya ngo ni nayo bari sawa kugira ngo bayikoreshe mu madosiye. Avoka Cyane. ako birasa wajya ugira amakenga. Ubu avoka aka kanya ngo nuko ari avoka yawe yego da n'avoka wawe kuko aragufasha, ariko si ubu umwizeye ute ku buryo ugomba kumuha original? Ako siko karano tukizanye ukuri. Avoka na avoka wanjye ni umuntu uri gukurikirana urubanza rwanjye. None se niba naramuhaye akazi ko gukurikirana urubanza rwanjye, urumva namuha akazi ko gukurikirana urubanza rwanjye gute ntamwizeye? Icya mbere ni uko mwizeye, ndamwizeye rwose 100%. Original igomba kuyimuha akayitwara akajya kumurikiranira ikirego. Oya birasa. Ngiye ubu nta muntu ngiye nkizera n'umwe kabone nubwo yaba aravoka. Mama wawe ntago wari umwiza ari mama wawe. Wihangayika wibigiraho n'ikibazo rwose. Mushiki wawe Latifa ntago wari umwizeye. Ibyo ngibyo nyine abo bashatse kumpemukira nibo ndi kureba uyu munsi wa none. Urumva rero ntabwo avuka yamemukira kara. Ahubwo gira urugendo yizane nyuma. Genda uyizane ihuta uyizane nyuma. Kubera ko ari kuyishaka cyane. Ngiye n'ahantu nayibitse ni kure. Nibitse mu rugo rwose ahantu kure. We Clara, mu bintu byose wigira iyo flash ndamutse nyibuze wahura n'akaga gakomeye. Ibitse kure si ukuvuga ngo ntayihari, ibitse kure niyo mpamvu uranyina ibitse kure kugira ngo tuzagira n'isazi yibona, ariko ntago nyizana. Ufite ikihe kibazo? Abantu narababonye. Avoka ejo bundi ajyanye kopi yayo aka kanya na original arayishaka hiki. Kandi reka mubwire Clara. Bite? Ni byiza. Ese wanyemerera kubaza ikibazo kimwe? Yego ndakumva mbaza nta kibazo. Ntabwo uri Mona Lisa? Se uwo muntu ukomeza kumbaza rero ntabwo ndi Mona Lisa. Bambwize ukuri. Square iki nakubeshya ntabwo ndi Mona Lisa njyewe. Neza nakubeshya.
iyo ndirimbo baririmbaga umukobwa witwaga Marisa yarayikundaga cyane. Igihe kinini iyo twabaga turi kumwe niyo yabaga arimo araririmba wambabariye ukambwiza ukuri. Sundi bakwita nde? Njye nitwa Hirwa. Rero uwo mukobwa ushobora kuba waramukundaga. Naramukundaga cyane ku buryo ndamutse mubuze mu buzima bwanjye bwakwangirika. Nubwo aka kanya ntareba mbaye mufite iruhande rwanjye nta kibazo nagira, ariko ndamutse byakiriye ko atakiriho cyangwa ntazi aho yagiye, ntabwo nabasha kwiyahura kuko ntabwo nabasha kubona ahantu hari igiti cyangwa se ngo mbe nafata umugozi ngo ngende niyahure. ibintu uri gukina nabyo urabizi? Ndabizi nyine, si bikugiraho ingaruka byose se? Bingiraho ingaruka si ukora umunyamategeko wanjye uri gukurikirana ibibazo byanjye, niki kiri butume ntamuha ibimenyetso kandi ari giye ubifite. Iyo umunyamategeko wakwatse ibintu urabimuha, uriya ni umunyamategeko wanjye, yangambana se ashaka iki? Nta kintu na kimwe gishobora gutuma ngambanira, nta na kimwe rwose. Wowe nubigireho ikibazo rwose ndabibona ko umpangayikiye rwose, Kirara niyo mpamvu nanakwizeye ahigwa ngo ujye kuyimbikira, sibyo? Genda uyizane tuyimuhe agenda nkurikinira ikirego cyanjye, ahubwo na Domina ngo baramufunze. Domina? Cyane, ntajya nabyo nakubwiye. Wapi? Domina yaje ahangaha ni muzima, nawe ubwawe urabizi. Nyuma y'uko unyeretse ya video, nyuma y'uko ibyo biba byose bibaye, Domina baragiye baramufata. Bamusanze mu bihuru. Bamusanga mu bihuru se gute? Bamusanze ngo hano mu kabari yiteretse harimo yisindira rwose, yirira ngo kuba nta kibazo na kimwe afite. Yibagiwe ko ari umusazi se? Amaye nka data, yibagiwe ko ari umusazi. Uko wampaye iriya video niko nahise mpamagara wa mupolisi ndayimuha. Maze kuyimuha arambwira ati ibi birahagije, nta mpamvu yuko ndi bujye mu bindi bintu byinshi hasigaye, reka dutangire tumuhige tumushake. Ese bari Imana ikora ibitangaza no kuri kw'Imana. Domina w'umusazi bamusanze mu kabari. Buriya rero Domina ngo bamufunze mbere yuko baza no gufata Latifa. Cyane. Latifa agiye asangamo nyine. None se urumva wowe umuntu uri kunkorera ibintu nk'ibyo ngibyo, yankorera ubugome koko? Kandi niwe ubiri inyuma, niwe watumye bafata. Havuka niwe uri gukurikirana ibyo byose. Se wanzanira wa mupolisi hano se si aza kureba ibimenyetso n'ibiki byose se we bazanye. Genda uyizanire onyimuhe agenda nkurikiranira ibintu. Uriya mubyeyi ndamwizeye, yambereye imfura, ntabwo se nzamushimira iki. Ujya ngo nzabona n'ibintu namushimira. Kuri bira uzamwiture pe, umuntu ugukoreye rwose bira bitangaza, ni nk'ibitangaza. None yibaze ko ibyo bintu byose ari kubikora, nta n'igiceri cy'icumi muhaye. We yarambwiye ati wowe uzangenera icyo uzashaka, ngiye gukurikirana ikirego cyawe uzangenera. Ubusa umuntu nk'uwo w'imfura namukurahe? Ahubwo abantu beza baracyariho ni ukuri. Ngano ntuyibaze ndamutse mugeze imbere nkamubwira ngo ntabwo nkwizeye, nzanire iyo furashe vuba ngende. Genda uyizane, itegura umanuka ugenda uyizane, nibiba ngombwa muramanukana wenda uyimuhe, sibyo? Kandi ntugire ikibazo Karara. Se uyu yahangayikishwe n'iki? Ibibazo ko ari ibyanjye, dosiye ko ari iyanjye, ikibazo ngo yafite n'iki? Nta nubwo nabasha kujya muri kaburimbo ngo imodoka zingonge, yewe nta nubwo namenya icyuma kiri hano muri iyi nzu ngo nyitere. Ariko banzana ahangaha, ikintu numvise nuko banzamuraga ahantu hejuru ku ma esikariye, kandi hari harimo distance ndende. Nakora ibishoboka byose nkajya mwiyahura, nakora ibishoboka byose nkajya hejuru, nkashaka ko manuka ngikubita hasi. Naramukundaga cyane cyane, ariko gusa igihe cyose mba numva ari wowe, ntabwo nzi impamvu. Ese Hirwa, umukobwa ko numva na nimero ye wayibagiwe, tuzabasha kumubona gute?
kandi turi kumwe. kumwe Turi kumwe nyine. muri kumwe gute se? muri kumwe Turi kumwe nyine. muri kumwe gute se? Mva nkubwire Yannick, igihe cyose nakuze numva ko umuntu nkunda, igihe cyose aba ari iruhande rwanjye. Urukundo rwanjye iteka ryose numva ari iruhande rwanjye. Njyewe nizeye nashidikanya ko umuntu arisa nubwo ari kure yanjye, ariko nzi ko ndi ku mutima we, kandi nanjye ari ku mutima wanjye. Ese ni he tutari kumwe? Okay. Reka twizere ko basi Imana izongera ikabahuza. Kandi wihangane mu gihe gito uraba uri kureba, sibyo? Reka murebere ikintu cyo kunywa, sibyo? Ngaho usubirayo kandi urekere gukomeza ugendagenda gutyo utaza kugwa, sibyo? Metre urihangana, agiye kuyikurebera nta kibazo, gusa ashobora gukoresha nk'iminota 15. Sinzi niba uri buyitegereze cyangwa niba uri bugende ukaza kugaruka kuyitora. Nta kibazo mfite rwose, nta mfite akanya. Okay. Nta kibazo, twaba twiganirira. Ahubwo se ntabwo uri bwinjire mu nzu noneho? Hano mba niriwe nicaye mu biro cyane. Ubwo reka twihagarire hano nanjye n'ubundi. Nanjye nta kintu bintwara guhagarara. Tuba twicaye umwanya ntacyo bitwaye guhagarara. Nta n'akantu nakuzana se ukaba wibonera? No, meze neza. Okay. Akazi kanyu karabavuna cyane. Icyo twasabye niko kazi twasabye. Ntago mujya muruhuka kabisa. Ni inshingano. Umeze ute se? Kwakundi nyine. Nabonye watinze, wese habaye iki? Muvuga ngo nsanze hari ibintu yari arimo gukora, tubanza kubivuganaho. Urumva rero ni bya binini n'ubundi nakubwiraga, biraza kuba ngombwa ko nayizana n'ubundi mbanza nkakora kopi. Ako nta n'impamvu, nta kibazo ndanayiguye itware. Ubundi se we ko mwizeye ko uri umuntu wanjye uri kunkorera ibintu. Humura rwose, nyizera jewe ibintu byawe byose. Reka nkubwize kuri Metre, uri umumama mwiza mu buzima. Ntabwo sinzi ko nzabura n'ikintu nzanagushima. Kubera ko ibintu uri kunkorera, uri kumfasha, mbese ndi kubona ukuntu ibintu uri kubigira ibyawe. Ni byiza n'ukuri pe. Oya humura, nabigize ibyanjye, jewe nizeye ko uzampereza tip. Oya, njye narabikubwiye, nakubwiye ko rwose nzaguhemba. Sinzi ngo nzaguhemba iki, ariko ibi bintu nimara kurangira sinkubeshye nzaguhemba pe. Nanjye biramvuna kuko gufatanya akazi byawe, urabona ibyawe biba bigenda gahoro, kandi abantu baba baza basanga, ariko urumva ko nabishyizemo focus cyane. Ariko ni ibintu binasanga nese n'undi ko ngewe niteguye gutsinda, kuko ibimenyetso bifatika byose ndabifite. Ibaze kuba gutsinda by'uzatsinda, kuba abantu bagukorera ubugome, ugafata amashusho y'ibintu byose bagukorera ukaba bifite. Imitungo, mfite impapuro zigaragaza ko muzehe wanjye yabinsigiye, byose binyanditseho. Ariko kuri ako kantu nta kibazo na kimwe mfite. Kuri icyo kintu cy'imitungo ntabwo ndagishidikanyaho cyane. Urebye hari ukuntu Domina yambwiye ku bintu bijyanye n'imitungo ko ikwanditseho, siko bimeze? Yego. None se umugabo we kutegeza umbwira ukuntu yapfuye,
wambwiye ku kijyanye n'icy'umwana ngo wagize ute muri yataye muri toilette. ariko ibyo bintu twabiganiriye ntabwo nabikubwira. Seri. Mani ko warakaye. Nshaka kubaza ikibazo kimwe. Usubize yego cyangwa oya. Urabishobora? Sikunteye ubwoba. Wigira ubwoba? Nshaka kubaza. Umbwire yego cyangwa oya. Nta kindi. Ibyo birakomeza? Okay. Uriya musore niwe Hirwa. Nde? Uriya musore tubana hano mu rugo niwe Hirwa. Sike si urumva ibyo bintu bishoboka. Ariko Mona Lisa uribuka neza ko ntari umwana? Uribuka neza ko njye nawe tutangana? I know. Nubwo dusekana tugaciringa ariko ntabwo tungana. Ngerageza kuba mu myaka imwe nawe ariko ntabwo bisobanuye ko ugomba kumbeshya. Uriya musore reka nsubiremo bwa nyuma niwe Hirwa. Hey! Wow! Congratulations! Cyokoze urarenze. Urarenze. Wari ubizi ko urenze? Urarenze. Hejuru kuri umusaza wanjye aba yashyushye ategura ubukwe akora everything for you. Akora buri kimwe ku bwawe. Yishimye mwana yanjye. Oya icyo umugabo uko yapfuye. Yewe nzi dosiye yuko imitungo ikwanditseho. Wana nabigusubiramo nta kibazo. Okay. Ni ukuvuga ngo amakuru ahari wenda ukwiye ibyo ngibyo bya domina by'uko yataye umwana muri wese binda by'amahirwe amakuru mfite nuko umwana ashobora kuba atarapfuye. So ku bijyanye no kwica papa rero byo ni ibintu nyine navuga ngo yaramuroze kandi murazwi neza yuko ntabwo twajya kurega ngo tugende tuvuge ngo mume najya kurega mvuge ngo mama ngo yaroze papa. Ntabwo ari umurozi. Si ukuvuga ngo yamuteye icyuma, si ukuvuga ngo yaramunize, yaramuroze. Kandi nawe urabizi ko ibintu by'uburozi ntabwo wajya mu mategeko uvuga ngo uyu muntu yandogeye umuntu, sibyo? Amategeko ni ibimenyetso. Yego ni ibimenyetso. Rero ibyo byose bimaze kuba umusaza amaze gupfa mu burwayi bwe, garuka inyuma gato mu burwayi bwe nibwo rero muzenge yanganirije kubera ko ni bya bindi bajya baca umugani mu Kinyarwanda ngo ntayoberwa umwibye ahubwo ayoberwa ahamuhishe. Ntabwo rero yigeze ayoberwa icyamubayeho. Yaranyegereye anyandikaho imitungo ambwira yuko icyo nzakora ari ukwita kuri domina na Latifa n'abandi. Ariko si icyo gihe wari ufite imyaka ingana? Mfite imyaka 15. Umupapa wanyu yarakwizeraga? Ni umupapa wakuze, njye nakuze mureba muri iruhande, nakuze ari umubyeyi nkunda nubaha. Rero sinkubeshye yari umusaza w'inshuti yanjye cyane. Ntakundi gusa ongera wihangane ntakundi. Nabizi kugusubiza mu mateka hari igihe filime yigarukaho ukumva usubije inyuma ariko uzi gukura uzi ko umuntu ari umubyeyi wawe ari mama wawe ugakura wumva umukunze umufitiye urukundo we agamije kukwica no kugusonga. Ibintu rero ibi nibyo twirwamo, umubyeyi agashamirana n'umwana, umwana agashamirana na se, isagasa umva nibyo twirwamo.
ubu abantu batakaje ubumuntu neza. Ubwo kuri wo wa mugana umuntu wakureze ni wo kugukorera ibintu nabonye muri iriya video. Cyakoza nagize amahirwe sinigeze mpinduka. Ubundi numvaga njyewe nzaba umugome ku buryo oya ntazigera nongera kugira neza. Ntabwo yitunga indi birasa. Wowe uzabasengere ikizima nuko mbirimo kindi nakubwiye ko bagiye muri gereza bagomba kubihanirwa byo mbafite gutya. Sinzi ukuntu nabivuga. Nibi ngo mwituye. Uko ni kwambwira ngo usige ukunda Maka. Ntabwo urukundo umukunda urunguru. Warabipanze urabipanga uca mu nzira ntazi birangira biranyuzanye hirwa mu nzu ya musaza wanjye nkunda muze kubanamo. Can you imagine? Uri gutekereza? Use your brain for once. Kesi ndakubaha ariko ndagusaba gucunga amagambo uvuga. Yecunga amagambo cyangwa uracunga ibikorwa byawe. Njyewe ninjye wagonze Hirwa. We nawe wabipanze. Gute Hirwa mwakundanye yageze mu nzu ya Maka? Gute? Genda ubaze musaza wawe uburyo yamugonzemo. Ndamubaza ikize. Musaza wanjye se yarazihirwa. Kesi be careful. Be careful too. Maka ndamukunda. Ego Hirwa naramukundaga. Sinshobora kubihakana kuko ibyo ngibyo ubizi kuruta undi muntu uwo ari we wese. Ndabizi n'ubu ndacyabibona. Ariko ntabwo bisobanuye ko I can move on. Hirwa nahahise hanje ibyabaye ni ibyabaye. Hirwa uko wamubonye hano nanjye niko namubonye hano. Kesi ndagira ngo nkwibutse neza niba utanabyibuka. Ibuka Hirwa umunsi yinjira muri iyi nzu. Kesi nanjye nabuze aho nkwirwa. Nta kintu nabihinduraho. Nanze kubibwira Maka ko nifuza kubabaza umutima we. Maka nawe arishinja icyaha cy'ibyo yakoze. Byibuze reka Hirwa akire, nakira rwose nzagenda. Kuko ubu Maka niwe future yanjye, niwe present yanjye. Komeza. Kesi ndakubaha ariko mbabarira unyumve. Hirwa n'umwana twakuranye. Hirwa naramukunze. Hirwa y'umunsi ubona ndamuzi. Si ubwa mbere ugiye kumbwira Hirwa. Stop it. Joy kabisa. Tugeze ku kintu gikomeye. Ubundi arega ndakwemerera umuhanga ikintu washyizemo umutima. Ugikora neza nkabikora. Baranze. Ngiyeho akazi kose. Ninjiyemo nkora akazi neza. Kwanza wabimbye flash iri. Sikurumva naguhamagarira ubusa we. Umva, wayibona? Unayibona? Ibyo wantumye ngibyo. Erega birasa kumwumvisha nimara moya. Ubundi iki ni kimenyetso cyonyine cyari gisigaye. Simuzi ko nigeze nkwerekaho sample kuntu byari bimeze. Bike kuri. Iyi baravuga ngo wizere umwana w'umuntu avumwe nanjye ndakwizeye. Ibyo rero uburyo ki tuyishatsemo. Mbwira rero ukuntu bikoze. Ubigenjeje ute kugira uyibone? Afande. Nubaka kanyuranye bagiye. Ranzi. Nagiye ndiririsha. Bwira birasa ko banyibye. Na telefone. Singi. Abanyamategeko ntimuri abantu kabisa. Turica tugakiza. Byose babishyizemo amategeko birangira uyibonye. Ubu rero nukuvuga ngo bari abantu kuba bari muri gereza nta kibitwaye. Oya nushaka bafungura.
fungure rwose. Oya. None aha ngaha ntabwo nabafungura ahubwo biranyura mu mucyo neza. Bafungurwe nta kibazo kibayemo binyuze mu mategeko. Mbese mu mucyo. Nta n'uruhare buri muntu wese nkuko twicara aha ngaha twabigizemo. Oya. Ababishinzwe barabinyuza mu mucyo bahita bataha. Ntabwo wibwira ko ari ugupfa gutaha uretse ko n'ubundi wafashe mu buryo butemewe ariko ntabwo ari ugupfa gutaha. Iyo umuntu yagiye muri gereza bagiye muri gereza ni urubanza. Ubu biroroshye. Gusa nzamuburanira icyo ushaka nawe urakizi. Iyo umurimo natangiye ndawusohoza gusa ndabizi neza ko ndi mu makosa. Kariyeri yanjye nanjye ishobora guhagarara. We ntugire ubwoba. Ntugire ubwoba. Ibi ngibi ni ibintu toto byoroshye. Ni ibintu toto byoroshye ahubwo ikintu ushaka ko tuvugaho cyangwa se tugarukaho gakeya. Kwira mitungo. Amafaranga batwemereye. Uri kubibona. Gedi kuyakozaho nitwemeke ariko buri. Wari uzi ko muri iyi minsi ugomba kwakana avansi we ry'umunyu? Harimo ibintu biri kuntera amakenga mo gakeya ariko ntabwo ari ibintu birenze. Ndashaka kumenya iriya mitungo yanditse kuri indi ubundi. Hirwa asanzwe muzi icyo ntarinzi no kunasa. Ikindi kintu ntarinzi nuko nzabyuka umunsi umwe igitondo kimwe nkisanga ndi mu nzu irimo Hirwa, irimo na Mona Lisa, irimo na Maka. Kesi nanjye ibyo bintu ntabwo nari mbizi. Uzumuna nabumvisha ubushize. Uracyakunda Hirwa. Ahubwo mbwise ukuri. Ushaka iki kuri musaza wanjye? Ushaka iki kuri musaza wanjye? Kubera ko Hirwa yaje muri iyi nzu, muri beta mukavugana, na musaza wanjye yaza mukavugana, ubundi wowe ukunda nde? Ukunda iki? Nese ntabwo nemerewe kumuvugisha. Niba musaza we yaramudushyize mu nshingano, tujye tumwitaho mu gihe adahari. Okay. I get you. So, Kesi, nkunda musaza wawe. Wow. I like that. No, reka ubundi ibintu bya bifu reka tubireke. Ntahantu byatuma dushwana kandi turabana, twabaye nk'abavandimwe nta kintu byatugezaho. Ubundi reka dukina diro. Sibyo? Sumwe ukunda Maka. Ukunda Maka cyane kandi ndabikunda iyo mukundana. Nicyo kintu cya mbere kinshimisha urabizi, you know that. Gusa nyine nanjye ndi umuntu sometimes ndababara. Ariko reka dukina diro basi. Kesi ndagira ngo nkwizeze ko kuba Hirwa ari muri uru rugo nta kintu ushobora guhindura ku mubano wanjye na Maka. I like that. I moved on. I love your brother. He's my future. He's my husband to be. Wow. So, wow. Ndabafana. Okay, ugira ikibazo. So, can I ask you something? Sure. No. Njyewe kubeshya. Nibona Hirwa. Urumva? Nahise mbona impamvu bamukundaga. Hirwa ni umusore mwiza, umwana wanjye ni mwiza, gusa uko nubwo atabona. Njyewe ubwiza bwe ndabubona. Mbona umusore mwiza utuje, cyokoze nahise nkumva. I know. Nawe nahise mbona impamvu wamukundaga. None se ubundi ko wakomeje ukikundana na Maka. Nanjye nkabona uva ukuntu Hirwa nanjye kumwiyumvamo. Waretse n'ubundi. Njye na Hirwa n'ubundi tukikundanira. Nkurikije uko ikirego cyabo nkizi twaganiriye na Birasa na Domina twaraganiriye ariko cyane Domina we yambwiye ko iriya mitungo yanditse kuri Birasa. Yanditse kuri Birasa niyo mpamvu Domina afite ibi byose yemeye agaheba. Yarahebye. Ariya mafaranga nakubwiye wabonye ari make? Ariya mafaranga ntago ari make. Noneho rero n'iriya nzu. N'ubwo yewe hari n'inzu azampereza. Iriya nzu rero nanjye niyo nshaka kugira ngo tumenye ukuntu twayibona. Iriya nzu.
n'amafaranga tukayabona ibintu byose bigiye neza. Noneho rero impapuro ibigaragara zanditse kuriya Birasa, sibyo? Rero ikintu ushaka cya mbere, tanga ikirego mu rukiko. Tanga ikirego mu rukiko kitirirwe nde? Kitirirwe Domi, sibyo? Tanga ikirego mu rukiko kitirirwe Domi. Iyo ni telefone yawe? nta kirego. Tanga ikirego mu rukiko kitirirwe Domini. None ikintu natwe turakora, tugiye gushaka urundi rupapuro mpimbano, urumva cyane, rugaragaza se wa Birasa ko ari we warwanditse, avuga ngo ako kantu banze gusobanurire neza, ariko banze gusobanurire neza ibyumva, urumva? Ni ukuvuga ngo tugiye gushaka urupapuro mpimbano rwanditswe na se wa Birasa. Nitumara kurushaka rwanditseho yuko se wa Birasa namara kuba yarapfuye imitungo igomba kuzagabanwa bose nk'imiryango, urumva? Noneho urwo rupapuro mpimbano turarushaka n'abantu babisinyaho. ubundi ngewe ntanga ikirego mu rukiko, n'urwo rupapuro nirwo tuzagira ute tuzakoresha, cyane ko urumva ukurikije amakimbirane ari muri uriya rugo, urumva iyi furashe ibyayo birangiye azirebuza iki? Nta kundi iyi nzu tugomba kuyibona, nuko hagomba kubaho urupapuro mpimbano. Uzabifasha? Humura, ibyo biroroshye. Afande, ugomba kubifashamo. Ibyo biroroshye, nta kibazo. Erega ibi ni umubare twize, urumva? Ibi bintu nimara kuba byageze mu rukiko, urwo rupapuro nirwo ruzashyiraho ibintu byose ku murongo, urumva? Hari ikindi kintu shavura Imana irakoze wanyuze mu buzima bubabaje Imana irakoze Imana irakoze byose